oya apotre twamusabye imbabazi face to face ntabwo turabonana ariko ntabwo we amenye ko atari intention yacu ntabwo twabigambiriye ngo dushyiremo ijwi rye mu ndirimbo ni kwa kuntu ibintu biba mistakenly nubifate ko biri serious manuka ku IREBE mbasumba Friday fresh nk'umusaza Kigali yose ni mood muze turye show umva hahiye everybody guys in the booth. Yes, alright, my people, bimeze bite mumeze mute ni Daily Play. Ndonye kugaruka nayo ni Orphe Bayo nkibisanzwe. Ni IREBE TV ndibyo gukora subscribe hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Right, so uyu munsi bandi kumwe n'umuntu mubi cyane. Alright, reka mwikaze. Pius. Yes. Bimeze bite bro? Bimeze neza turi mu bushyuhe. Yeah. Mukanya wazuri umanuke mu IREBE. Yeah, basumba. Yes, welcome to the show, bro. Yes. Meze bien, d'accord. Fresh air, breathe. Ibyo ni sawa cyane. Yeah, ni bisanzwe. Abasani tuba tugomba kwifunga hano se tugiye. Kwifunga cyane. Pius. Ugize gutyo wicaye igitekerezo cyaje gute cyo gukora Ubushyuhe. Meze bite? Well, igitekerezo cyo gukora indirimbo Ubushyuhe cyane byavuye ku bintu bibiri. Byavuye kuri summertime. Kuba buri gihe yari mu gihe nyine cya summertime abantu barirekura bambara amabikini bakora shows bakora ama pool parties. Ibintu biba bishyushye kwa mu kinyarwanda y'umuntu avuze ngo ibintu birashyushye baba banezerewe babishimye. So n'indirimbo y'ibyishimo rero bijyanye n'igihe nyine tuba tugezemo cy'umwaka. Yes. Ubwo muri cyo murarangije niki none igitekerezo ari indirimbo uburyo imezemo iraryoshye kabisa kuko twese ni ubushyuhe ibintu no ubushyuhe n'ubushyuhe byageze bituga ngo harimo umukecuru yego muri chorus uri kubica bigacika umukecuru rero niwe waduhaye inspiration ya title kuvuga ngo wenda title y'indirimbo tuyite gute hari uburyo twayikoze ariko nta title dufite urebe hamwe rero uriya mukecuru twari dusanzwe tunaziranye ku ruhande yego so turamubaza ese dukoresheje ijwi ryawe mu ndirimbo yacu hari ikibazo arabwa nta kibazo okay donc bivuze ko ni ibintu mwamusabye si n'ibintu twamusabye twaranaganiriye twarasangiye hari n'ibindi byinshi yatubwiye ahubwo dushobora kuzakoramo n'izindi nyinshi donc twitegeye indi mizigo iri inyuma hariya utangira ngo tuzakora collaboration. That's nice. Uyu ngubu uri kumva feedback kuri icyo kintu wowe uri kubyakira ute muri iyi minsi niba y'indirimbo imaze gusohoka? Well, ni feedback ku ndirimbo ni nziza abantu barayikunze bakunze concept bakunze video. Ku ibindi bijyanye rero n'umukecuru iki nabyo bazi so buri muntu avuga perception ze ukamwihorera tu as long as indirimbo iri hanze buri muntu ashobora kwifata uko ashatse nta kibazo. Tugarutse kuri inyubako mwakoreyemo urebye no ku mashusho ariyo ubona ko ni ikintu gisa nkaho mwateguye byagutwaye imbaraga zingana iki? Ni nyinshi byanakozwe kera bimwe ko iriya ndirimbo ya summertime yo twarayiteguye yari imaze igihe iteguye ikintu twongeyemo gusa wenda ni utuntu tumwe na tumwe ariko twari tumaze igihe kinini tubitegura urabona ko ababyinnyi bose movement camera movements byose twari twarakoze rehearsals so ntabwo byatugoye cyane kuko twarabiteguye neza. Urebye no ku mashusho hariya ni iki kintu wakunze muri iyi video no kw'indirimbo hariya Pius? Camera movements kuko twabikoze non stop ibintu byose kuva hano gukomeza na producer wa audio arahari nyine ibintu byose byagiye non stop nkuko twari twabipanze. So urebye concept kwa kundi ukora ikintu kikavayo nkuko wari ukiteguye nibyo byanshimishije muri indirimbo. Iyo kurikiye iyi video ukareba abantu barimo ubona ko ari ibintu batewe n'iki reka ture kuri iyi ndirimbo ku musozo wahaye kuri iyi ndirimbo arawusoza arimo ijwi rya Apotre Dr. Gitwaza byo bimeze bite? Byo byabaye leaked ni kwa kundi ibintu biba byarabaye viral
wasohora indirimbo umuntu agashyiramo akantu so indirimbo barayilikinze nk'iminsi nk'itanu tutarayisohora audio yayo twari twarayishyize kuri channel za Spotify na iTunes hari ukuntu rero umuntu ashobora kuba yarayiguze akayisangiza abantu bakeditinga bagashyiramo kariya akantu so bamaze gashyiramo yego twarabyumvise habura nk'iminsi nk'ine ngo indirimbo twarabyumvise twebwe twumva nta kibazo tutumva ntacyo bitwaye ko n'ubundi n'ibintu byari byarabaye viral kandi no mu ndirimbo biri muri outro wenda atari kuvuga ngo ni ibintu byasubiweho cyane so turabyihorera ariko byaje kuzamo akabazo nyuma ntabwo nyine bo muri iriya side ntabwo babyishimiye ariko twabasabye imbabazi nyine twababwiye ko natwe atari yiba byarabaye dufite option y'ukuntu twabigarura tuba twarabikuyemo donc navuga ko church wenda ntabwo abakristo ntabwo babyakire neza sinzi niba ari abakristo cyangwa niba ari apotre ubwe ariko nyine hari abantu twavuganye tu uwo apotre bamubwira iki oya apotre twamusabye imbabazi face to face ntabwo turabonana ariko we amenye ko atari intention yacu ntabwo twabigambiriye ngo dushyiremo ijwi rye mu ndirimbo ni kwa kuntu ibintu biba mistakenly n'ubifate ko biri serious kandi iyindi side ugasanga koko afite na reason yo kuba yabigira serious kuko wenda bishobora kuba association ye no mu ndirimbo nk'izi bitajyanye ariko twebwe nyine social media urayizi ko nimeze kuri TikTok bari barabikoresheje ahantu hose bihari twumva nta kibazo byamutera ariko turi muri studio cyangwa se dukora indirimbo ntabwo twizeye tumushyiramo yes niki utekereza kuri producer Medbeat wabashaga ko muri video nabonye ko yashizeho tentire hari umuntu wadusekeje turira ngo wagira ngo papa we bakarisa ugeragaruka byarakoreye buriya Medbeat ntago abikunda ni umuntu uri timid ukuntu ni introvert ntago akunda kujya mu bintu nk'ibi kugira ngo ajye muri video kabisa twaramwinginze twaramwinginze ariko urabona ko iyi video yibura element ya Medbeat yari kubituzuye byari gusaba ko nshyira mu ndi muntu acting nk'ahari Medbeat wakoze indirimbo kuko ndamuvuga mu ndirimbo so yarabitwemereye rero kandi byaradushimishije wowe iyo urebye ino ndirimbo ukayumva nawe uhita ubona ko ibintu wari warateguye koko birajyanye urebye umukecuru wakoze muri iri jwi ry'umukecuru ikintu gusa kitagenze neza ni ijwi rya apotre ubundi nuko byari byararangiye umuntu aba yarabyeditinze akabikuramo nuko byari byasohotse byageze hanze urakoze cyane Pius murakoze namwe Pius reka wenda twihuta gato abantu wenda bashobora kuba kwibazaho byinshi mu ndirimbo rero waririmbye uvuga ko harimo amacupa areshya nawe waba upima metero zingana 2 ubwo iryo cupa ni ukuribaza ni ukuribaza donc ibyo bintu umuntu wabinyisa ni Riderman mu ndirimbo yabo yitwa nta kibazo havuga ngo nshaka amacupa maremare cyangwa DJ Pius so naho nanjye nakibye iyo ubyutse mu gitondo ni ikihe kintu witira gukora ukiva mu buriri cyane nta nubwo nkunze kwibyutsa umupeti wanjye niwe unkangura so ikintu cya mbere ubwo nkora urumva ni ukujya muri gahunda ze kuko nyine baraniga bo ntabwo bagize muri lockdown ntabwo bafunze so barankangura tukaba tugiye mu bye gukaraba kubrushinga tugafata breakfast yatangira kwiga ngasubira mu cyumba ngafata telefoni nkareba bimeze gute niki cyasohotse gishasha niki kiri hanze nkahamagara wenda abantu mfite gukorana nabo ubwo mu gitondo cyanjye nuko bameze ni cyo kintu wowe warigiye muri guma mu rugo nayigiyemo parenting ubundi ntabwo nari nzi ko bigoye umwana arabyuka akambara akajya ku ishuri ukagira ngo biroroshye kugumana nawe mu rugo buri munsi ni ibintu bikaze nanone ikintu bikwigisha no gushaka izindi nzira zo gukora twari twaramenyereye ko wicara mu rugo bakaguhamagara hari show kwa gatandatu hari iki ariko ngubu nta show zihari kandi ugomba kubaho so ugomba gushakisha izindi nzira zose zo kuba wabaho binyuze wenda muri social media na internet
neza yeah. Pius uri umuhanzi uri umunyarwanda ariko urazwi ni wowe mwambaro udashobora kwambara kandi uri umusitari umwambaro ntashobora kwambara ni myinshi ni imyambaro myinshi kabisa hari nk'amapantaro yigeze kuza Faripupa yarayakundaga cyane hano maremare kuntu ntabwo yibuka ayo mapantaro hano ameze nka skati nk'iriya sinayambara nk'iriya sinayambara bitewe n'akazi nakwambara buri kintu cyose ari akazi banyishyuye wenda ari imideri ariko mu buzima bwanjye nk'umuntu hari nk'ibintu nyine nk'iyo ngiyo sinayambara ku bushake bwanjye Pius uyu munsi tugiye kujya muri basaza yacu mu kanya basaza muri basaza rero mu kibazo rimwe kugisubiza mu masegonda 10 okay are you ready for icyo kibazo kiri kubaza yego nta kibazo kabisa Pius uramutse ufite amasaha 28 ugomba gupfa ejo uwo munsi wakora inshuti ntabanza nkaraga ibintu byanjye abantu neza ikintu cya mbere ni amafaranga ikindi cya kabiri of course ni ugusenga wigeze traveling cyane n'ubwo traveling is part of my hobbies I travel a lot niki gihugu waragiyemo kimwe watubwira kimwe nahera ku Bugande mu Bugande ni iki kintu cyaba cyarakunaniye kuryayo isenene nta nubwo nabitinda isenene umuntu arazirya nkumva ntazana ushobora kujya Pius wigeze urwanaho yego hari ryari umunsi wa mbere nagiye ku ishuri ni umuntu wanyiyenjejeho tu ariko nari ndi umwana kwa kundi mujya ku ishuri bwa mbere nari mfite imyaka 3 n'igice ngira ngo ngeze ku ishuri umwana w'umukobwa wari umuhagaze imbere arahindukira arambona aravuga ngo dore yambwiye ngo dore ni b'abanyarwanda banzi wawe mpitamo kubiturushi sana kweli noneho harimo arampamagara ngo bigenze bite kukurwana batananzi niwo munsi wa mbere nari ngeze ku ishuri ariko nagiye kugera ku mwarimu y'abana amapantaro hano wagira ngo bamenye amazi nabirangije yakoze cyane Pius ufite projet uri gukoraho muri minsi n'ubu turi muri gahunda covid yego ubihuza ibyo bintu nuko kugerageza turagerageza kabisa ibintu byose kubishyira online hari nka platforms z'aba DJs turi gukora ku buryo bacurangira online abantu bakanabishyura online so ni project imwe nyine yo yitwa Club 250 iri ku ruhande ariko nk'umuhanzi nanone mfite indirimbo ariko nyine biba bigoye kuko kujya muri studio mugiye muri bake ntago wenda ukijyana n'abantu benshi ngo uyu wacuranga solo buzz creating ideas turi kumwe urabimwohereza mu rugo akakoherereza biba bigoye ariko turagerageza urakoze cyane tugera ku musozo ariko ntabwo urugendo utaturimbiye ka freestyle no problem kabisa manuka ku IREBE mbasumba Friday fresh nk'umusaza Kigali yose ni mood muze turye show umva hahiye everybody guys in the booth one time it's DJ Pius nuko nshiyeho manuka ku IREBE TV one time subscribe urakoze cyane Pius reka tugusezere mu kanya ariko akabazo ka nyuma tukure kuri none yego waramutse ubaye minister ni ikihe kintu wakwihutira gukora muri minisiteri y'urubyiruko icyo kibazo kiragoye ni ubuvugizi cyane muri leta kubera yuko domaine yacu ntabwo iraba serious kabisa ku buryo ikeneye ubuvugizi kugira ngo bamenye ko iri serious ishobora no kugeneratinga income zagira n'icyo zimarira igihugu so icyo gihe bikeneye transparency ibitekerezo kuganira kubereka proposals zishobora kuruta n'ibindi byinshi bashyiramo amafaranga murakoze cyane murakoze nawe reka tubashimire murakoze bayo